ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @radio yacu, naho kuri website radio yacu voa.com ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Buri munsi saa 10 n'ikiganiro muri Sanga. Nongere mbahe ikaze mwe mwese turi kumwe muri iki kiganiro, mbabwira ko hakurya hariya mu birahure ndabona Dieudonné Cyubahiro urimo kumfasha muri iki kiganiro, niwe urimo gufasha kugira ngo amajwi abagereho no gushaka abo turi buze kuganira ku murongo wa telefoni. Muti rero turaganira iki? Gukuramo inda ni ingingo itavugwaho rumwe ku isi hose. Bamwe barabyamagana, abandi bakabishyigikira, abandi bakumva ko byakorwa mu gihe ari amaburakindi. Uko biri kose birakorwa. Mu Rwanda ho itegeko rigena uburyo bwemewe bishobora gukorwa kugira ngo hirindwe igihinduka icyaha gihanwa n'amategeko mu gihe bikozwe mu buryo butari bwo. Mu buryo bwemewe bwo gukuramo inda bugenwa n'itegeko ry'u Rwanda harimo kuba utwite uri umwana, kuba uwakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba uwakuriwemo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa n'undi nk'umugore n'umugabo ku gahato. Hari kandi kuba uwakuriwemo inda yaratewe inda n'uwo bafitanye isano hafi kugera ku gisanira cya kabiri, cyangwa kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Kuva iri tegeko ryavugururwa mu mwaka w'2018 hagakurwaho icyemezo cy'urukiko cyabanzaga gusabwa ku bemerewe gukuramo inda, umubare w'abikora ugenda wiyongera. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turibanda ku batarakwiza imyaka y'ubukure basama inda zitateganyijwe. Turabaza tuti, kuba iri tegeko ryaravuguruwe mu buryo bworohereza gukuramo inda bifite izihe ngaruka ku rubyiruko? Ese byabaye igisubizo cyangwa byakuruye ibibazo? Umutumirwa wacu uyu munsi ni Dr. Kagaba Aphrodis, ayobora ikigo nyarwanda cyita ku buzima HDI. Bwana Dr. Aphrodis Kagaba, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Mutagoma, ndabumva neza. Nuko rwose, nawe reka tugushimire ko wemeye kwitabira ikiganiro muri Sanga. Ukaba ugiye kuganira natwe hano muri studio Washington DC, ndetse n'abantu hirya no hino ku isi bari buze guhamagara bateze amatwi radio ijwi ry'Amerika mu Rwanda, aho ngaho mu Burundi n'ahandi hose. Mbere yuko rero tujya kuri kiriya kibazo nyirizina nari maze kuvuga, reka duhere ku ishusho rusange mu Rwanda y'abana batwara inda mu buryo butateganijwe, tutavuze abazikuramo. Ishusho nshaka kuvuga ni imibare.
Dr Kagaba, iyo mibare yabihagaze ite, waba uyikurikiranira hafi uko nkeka? urakoze cyane. iyo turebye imibare mu by'ukuri uretse ko binagoye bisaba ko haba hakozwe ubushakashatsi bwimbitse, ariko iyo turebye nko muri iyi myaka itatu ishize navuga ko turi hagati y'ibihumbi 18 na 20 buri mwaka, hejuru y'ibihumbi 18 y'abana b'abakobwa batwara inda batari bageza imyaka 18, kandi ugasanga ari imibare ituruka mu gihugu hose. ni ukuvuga yuko tugenda tubona yuko iyi mibare isa nkaho iguma aho ngaho 18, 19, ntabwo igabanuka. nta nubwo twanavuga ko yiyongera cyane, ariko kubera yuko ari ikibazo gihangayikishije, navuga ko nabwo ubwabyo no kuba abantu bavuga imibare ndetse bakabona bitanakwiriye ni intambwe buriya imaze guterwa. ntabwo twavuga yuko wenda imibare yiyongereye, gusa kuba deja ikibazo tukivugaho tukavuga ko hagomba gufatwa ingamba kugira ngo abo bana bafashwe bashoboye gusubira mu ishuri basubire mu ishuri, ariko tunashyiraho n'uburyo bwo gukumira ntihagire abandi bakongera gutera inda, cyane cyane ko ingaruka zikurikiraho ari nyinshi cyane. navuga ko imibare iri aho ngaho, buri mwaka usanga turi mu bihumbi 19, 20, kandi ukabona ko ari ikibazo kimaze igihe. Gusa igishimishije ni uko inzego zose bireba muri ino minsi barimo bakiganiraho kugira ngo harebe ingamba zafatwa, n'izimaze kugenda zifatwa kugira ngo turebe uburyo hakumirwa ndetse tukomeza kugira abana batera inda batari bazaza imyaka. haruguru hariya wari uvuze uti ntabwo ari ibintu byoroshye, uti ubushakashatsi bugenda bukorwa ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. ni ukuvuga ko kugira ngo umuntu amenye uwo mubare cyangwa se ibyo bihumbi 19 twavugaga, hari abatamenyekana cyangwa habaho kwibeshya. icyo wari ushatse kuvuga gikomeye kitoroshye ni iki? yego, hari abatamenyekana, hari ababa bazitwaye babyarire kwa muganga, kuko imibare dukunda kubona cyane cyane yaturutse nk'abandi bashoboye nibura kubyarira kwa muganga, ariko hari abatajya kwa muganga, hari n'abazitwara bakazikuramo. iyo mibare ntinagaragare kubera ko batwise bakazikuramo mu buryo butanoze, wenda zikaba zanabahitana. so kugira ngo noneho ubone wabona umubare nyawo, mu by'ukuri bisaba nyine ko inzego zose zikorera hamwe, hakorwa ubushakashatsi bushobora kwestima neza niba bangahe baba batwaye inda, kuko harimo iriya mibare tubona ibihumbi 19, ibihumbi 18, 20, akenshi ni imibare iba yaturutse kwa muganga, ariko rero hari abatagera kwa muganga. nzi ko inzego z'ubuzima zinyuranye mu gihugu zahagurukiye kurwanya icyo kibazo cyo gutwara inda zidateganijwe cyane cyane ku bana, kandi nawe umaze kubivuga, ariko bisa nk'aho ikibazo kidacika, kubera ko urumva mu kanya tubonye yuko iyo mibare igumaho. mu bushakashatsi bwanyu mubona igituma iyi mibare itagabanuka, kandi hariho ubwo bukangurambaga, hariho ibyo bikorwa bitandukanye, bituruka ku ki? ikibazo cy'abana guterwa inda ni ikibazo cyahozeho, gituruka ku mpamvu nyinshi. icyo nari maze kuvugaho mu kanya ni uko kuba deja turimo tuvuga ko bigomba guhagarara, nabwo ubwabyo ni intambwe tumaze gutera. iyo urebye mu bihugu duturanye hafi, usanga rwose hari n'abafite imibare igera ku 400, kandi abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe. mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe. igihugu, inzego z'ubuzima zigomba gushyiraho uburyo bukumira abana ntibabe batwaye. hari impamvu rero nyinshi. za mbere, hari abana basambanywa, twita gusambanya abana. hari abasambanywa n'abantu babaruta bakabatera inda kubera impamvu zo kubashuka, cyangwa se nayo ngiye kuvuga gufata ku ngufu, ariko gufata ku ngufu k'umwana tubita gusambanya umwana, kuko umwana nta ngufu agira. amayeri yose yakoreshwa, ni ukuvuga ngo harimo abaziterwa n'abo babasambanyije, ndetse hari n'abaziterwa na bagenzi babo ku mpamvu z'ubukene, ku mpamvu z'uko banabishatse bagakora imibonano mpuzabitsina, noneho hakavamo za nda zifuzwe. ahantu navuga bishingiye cyane cyane ni ku bumenyi budahagije bujyanye n'ukuntu umuntu yakwirinda niba anakoze imibonano mpuzabitsina, akayikora ikingiye cyangwa se akayikora afata uburyo butuma adasama, kuko ubwo buryo burahari.
ushobora gutuma niba umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina yanabishatse wenda niba ari abana bangana bashaka gukoresha agakingirizo bakirinda gusama, cyangwa se niba yanasambanyijwe akaba yajya kwa muganga bakamuha uburyo bwo twita contraception d'urgence bushobora gutuma adasama, ikinini ushobora gufata mbere y'amasaha 72. ariko usanga ayo makuru abantu benshi batayafite, ari nayo mpamvu dusanga imibare y'abatwita cyane cyane nayo igenda ijyana na nivo yo kujijuka n'ubukene n'aho wa mwana w'umukobwa ari, kuko ari nayo mpamvu muri za gahunda zagiye zijyaho dufite gahunda ubu ngubu y'uko hagombye kubaho kwigisha abana ubuzima bw'imyororokere. Birahari muri curriculum y'igihugu, ariko ugasanga wenda nabyo ntibikorwa neza kubera ko ababikora nabo baracyafite impungenge, ntabwo baramenye neza icyo bagombye kwigisha kugira ngo koko dushoboye gukumira abana bagira ubumenyi buhagije, baba abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu, bamenye niba ari kumenya igihe umukobwa agomba gusanira, ayo makuru baba bayafite ahagije. ni ibintu bisaba ko hakorwa ingamba zitandukanye. muri ino minsi iyo turebye ibiganiro kuvuga biti duha n'abazibatera, yego nabyo ni imwe mu ngamba, ariko igomba gukurikizwa n'izindi. hari kubahana babandi babikora bakaba bahanwa, hari kwigisha wa mwana w'umukobwa akaba afite amakuru ahagije ku buzima bwe, akaba azi igihe ashaka gusamira n'igihe adashaka gusama, hari kwigisha umwana w'umuhungu kumenya ko afite responsabilite iyo akoze imibonano mpuzabitsina cyangwa se umugabo hagomba kuvamo gutwita. hari gushyiraho ayo mategeko akumira, iyo tubona ayafite akumira ko igihe bikozwe n'umuntu mukuru agomba gukurikiranwa n'amategeko agahanwa. usanga hari impamvu nyinshi cyane, nayo mpamvu bisaba nyine ingamba nazo mu by'ukuri zitandukanye kandi zikorwaho n'inzego zitandukanye. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. ikiganiro ni muri Isanga. umutumirwa wacu ni Dr Aphrodise Kagaba, ukuriye ikigo HDI, ikigo nyarwanda cyita ku buzima. turabaza tuti, ese kwemerera gukuramo inda abakiri bato bazisamye mu buryo butateganyijwe cyangwa imburagihe byabaye igisubizo cyangwa byakuruye ibindi bibazo? Dr Kagaba, uranyemerera, nari mfite ikindi kibazo nenda kukubaza, ariko ku murongo wa telefone haje umuntu witwa Alex. ikaze mu kiganiro muri Isanga. Yego, murakoze cyane. uherereye he Alex? ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. urakurikirana ijwi ry'Amerika. ni ikibazo wari ufite cyangwa ni igitekerezo? ni ikibazo nari mfite. ngaho baza mutumirwa arakumva. ndashaka kubaza uwo mutumirwa ko iyo tegeko ryorohereza abantu mu gukuramo inda bijyanye wenda n'indi myaka cyangwa se ikindi kibazo cyaba gihari cyangombwa cyemerera umuntu kuba yakoramo inda, none umuntu wakuyemo inda nta kibazo cy'imitekerereze bimugiraho mu buzima bwe. wenda urugero nk'umwana, nk'umuntu bateye inda ari umwana wo munsi y'imyaka 18, noneho bikaba ngombwa ko bakuramo iriya nda. noneho mu buzima busanzwe mu mikurire y'umwana mu mibereho amaze kuba umuntu mukuru, ntabwo wenda byamwasigika mu mitekerereze y'iyo. nicyo kibazo nagira ngo mubaze. Alex, guma ku murongo rero. Dr Kagaba arakumva, noneho twumva igisubizo guha. urakoze cyane Alex. ikibazo ubajije ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ndetse bamwe wenda bakanagerageza kugisubiza bakurikije n'uko babitekereza. ntabwo ubundi gukuramo inda iyo umuntu aje kwa muganga ntabwo avuga ati ndashaka gukuramo inda wenda uri muri bya byiciro byemewe ngo bahita bayimukuriramo. hari ubujyanama, hari ibyo twita ubujyanama bwimbitse bukorwa mbere y'uko umuntu afata icyo cyemezo, kandi agahabwa uburyo bwose bushoboka, agahabwa amakuru yose, noneho akihitiramo icyemezo afashe. rero nicyo muganga amufasha gushyira mu bikorwa. ni ukuvuga ngo yabitekerejeho, yabonye ubujyanama buhagije, kandi akenshi bariya abantu bashobora kuza gusaba serivisi nuko n'ubundi buriya aba yafashe icyemezo ku buryo n'iyo utamuhaye ya serivisi ajya kubikorera ahandi muri bwa buryo butanoze bikamuhitana. ubwo byombi se nko bihuza n'ikiganiro muri rusange kivuga giti wenda
ese iri tegeko ryahindutse haba hariyongereye abakuramo inda, ahubwo wo kontreri cyangwa se mu buryo icyo navuga wenda gishobora kuzagabanuka, hazagabanuka abazikuragamo mu buryo butanoze. uko iyo turebye imibare nanone gukuramo inda mu buryo butanoze ibyo twita unsafe abortion ziri mu mpamvu navuga za mbere eshanu zihitana abari n'abangavu mu gihe bagiye gukura inda mu buryo butanoze. ni mu mpamvu rero navuga zituma tugira impfu ziri hejuru z'abagore n'abakobwa, kubera ko wa mukobwa cyangwa umugore wafashe icyemezo cyo gukuramo inda, nabaha nk'urugero mbere y'uko u Rwanda ruvugurura amategeko, buriya kuvugurura n'ubwo iri vugurura turimo tuvuga ryakozwe mu 2018, ariko amategeko yatangiye kuganirwaho mu 2009. muzi ko aribwo code penal cyangwa se itegeko mpanabyaha ryaganirwaga, riza gutorwa mu 2012. banakora n'amavugurura amwe yakomeje kongera no kurebwaho mu 2018 haterwa iyo ntambwe. nabaha urugero, icyo gihe mu 2009 hakozwe ubushakashatsi, twari tugifite amategeko rwose akarishye avuga yuko umugore ukuyemo inda ahanishwa hafi igihano cy'imyaka 15, ndetse na muganga wamufashije agahanishwa igihano cy'imyaka 15. ariko muri uwo mwaka w'ibihumbi 2009 ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Gutunaka, n'ikigo kizwi cyane gifite inararibonye mu bushakashatsi, cyasanze uwo mwaka mu Rwanda mu 2009 twaragize inda zakuwemo mu buryo bw'ubushake, ni ukuvuga ngo ba bantu bagiye kuzikuramo abaziye mu buryo butanoze 60,000. ni ukuvuga rero ko wa muntu, impamvu amategeko yahindutse, ni ukuvuga ngo wa muntu wafashe icyemezo cyo gukuramo inda ntakimuhagarika n'ubundi. iri tegeko rero ryaje ngo rifashe gufasha wa muntu n'ubundi wafashe cya cyemezo, aho kugira ngo ajye kubikora mu buryo butanoze bimuhitane, akuremo ingaruka, atakaza ubuzima, akuremo izindi ngaruka zijyanye no kubura ubushobozi bwo kuzabyara, kwangirika mu myanya myibarukiro n'ibindi byose. aho bati reka tumufashe nibura abikorere kwa muganga, abikore neza. kandi tubona abagiye baca kwa muganga iyo babikoze, agahura n'abajyanama, akabona ubujyanama bwimbitse, rwose navuga ko nta ngaruka zihari wagereranya, ubuzima burakomeza, ntabwo wagereranya rwose no kujya kubikora mu buryo butanoze. niyo mpamvu igihugu cyacu cyateye intambwe kigafata ya mategeko yari akarishye cyane, kikayavugurura. uyu munsi tukaba dufite abantu baza kwa muganga bakabona ya serivisi. niyo mpamvu harimo hakorwa amahugurwa, ikigo cyacu kibikoraho, guhugura abaganga, guhugura abagore bamenye ko itegeko ryahindutse, kugira ngo twirinde ko bajya kubikorera kwa magendo, bajya kubikorera kuri ba baganga, cyangwa se banabyikorera, bamwe bagenda bakabyikorera, ugasanga rwose ubuzima bwabo burahatakariye. bikabyara izo ngaruka Alex yavugaga. Alex, ngira ngo urasobanukiwe. ngira ngo Alex yagiye, ariko ibyo ari byo byose arakurikira kuri radiyo ye, murabisobanuye bihagije. reka noneho twakire bwana Anselme Ngendakumana, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. n'amahoro, ndabumva 100%. Anselme, uherereye hehe wowe? basha mu Burundi, muri province Buganda, muri komine Musigati. wowe rero ni igitekerezo washakaga gutanga cyangwa urabaza? bwa mbere ni ikibazo nabanza kubaza kuri icyo gihugu cyemerewe gukorora inda nko mu Rwanda. ndabyumva biremewe, muga nkabanza nkababaza ko baba basenga, nimba bemera ko basenga. bwa mbere na mbere n'umuvumo, iyo ugiye muri Bibiliya tugasoma, turabona ko Kayini mu kwica hamwe n'Abeli yamubwiye ati ajya amaraso washeshe n'ibyatsi ntidopfa usubiye kurima ngo wimbure. biranditse muri Bibiliya. icyo ni kimwe, ndibaza ko gukorora inda cyangwa ko bitemewe. mu bisanzwe Bibiliya ntibyemera, ariko rero nkaca numva ko biyorohereza ku buryo bwo kuvuga ati, ubwo ni ukuvuga kubemera Bibiliya ariko Anselme we, kuko ni ukuvuga kubemera Bibiliya ariko kuko hari n'abafite ukundi kwemera. daboro ukwemera kwabo sindaguhonyanze, mugabo ko abyemera kose. tuvuge ati ndehoro ya Bibiliya ntikuba bayikwemera 100%. hari ikindi kintu entere babifitemo. ubwa mbere na mbere babona ko
iyo umuntu yasambanye agatwara inda atituje, ni kuki yagiye gusambana? icyo nicyo kibazo cya mbere cyobanza kubaho. yaranguye amabanga mpuzabitsina ni kuki? ahubwo yohanwa so purize. numva ko umuntu afasha gukorora inda niwe yohanwa gusumba uwo onya yagiye gukorora inda. kubera uwo muntu abikora yisunze ko azoronka azokorora iyo nda, uca wumva ko ibyo bibazo bica biba byinshi. mu bisanzwe guporoteja uwamaze gutwara iyo nda ntibisumba n'ugiye gukora icyo gikorwa nyine ashyira puratike. ni ukuvuga aho hantu ubusambanyi buca buba bwinshi. icyo ni icya mbere. aho uca usanga urubuga rw'ubusambanyi ariho ruri. icyo ni kimwe. icya kabiri, uwo muntu yasambanye agatwara iyo nda akavuga ati ndazi iyo nzotera nja nta kibazo iki n'iki n'iki. ahubwo byari bikwiye nimba icyo gihugu cyabo cyemera ko bakorora iyo nda, bari bakwiye ko uwo muntu agiye gukoroza iyo nda bamuca amafaranga menshi kugira basatume yinjiriza igihugu. muga igihugu nacyo ni umuvumo nyene. burya gukorora inda ni icyaha gikomeye cyane. nimba bemera ko bakorora inda ko babishe umuntu, icyo honyine urumva ko ari icyaha gikomeye cyane. cyozigwa mu mategeko tukumva nk'iwacu mu Burundi birashitse barabyemeye. no kujya gusenga ntitwaba tujya gusenga, kubera jewe ndumva ko bacemeza ati utwara inda hama ugacuza ukayikorora nta ngorane. urakoze ku izina ry'iwanjye sinoja gusenga. urakoze cyane Anselme Ngendahimana. nibutse ko ibyo ari ibitekerezo byawe bwite, uravuga uko ubona ikibazo. mu kanya gato cyane turaza kujya kwa Jimmy nta mugabo umwe, turaza kumuha mikoro mu kanya. ariko Dr Kagaba, ibintu Anselme avuze ntabwo bitandukanye cyane n'ibyabaye mu 2012 iryo tegeko ritorwa, abakuru b'amadini bishyira hamwe bakaryamagana rwose bavuga bati ntabwo biriya bintu byagomba gukorwa, ntabwo bikwiriye. nibyo rwose ngira ngo buriya Anselme avugiye n'abantu benshi cyane. ni ikibazo dukunda guhura nacyo haba mu 2012. navuze ko ibiganiro byatangiye mu 2009. abantu benshi abanyamadini barahagurutse. ni niba dukunda guhura nabyo niyo tuganira n'abantu. ariko mu by'ukuri buriya biragoye, ntabwo navuga ko wenda ndi umu expert mu myemerere, ariko iyo wishyize mu cyimbo cya wa mugore cyangwa wa mukobwa wafashe cya cyemezo, hari impamvu nyinshi zibatera. ariko iyo ugeze ahantu afata cya cyemezo buriya haba hari impamvu. murabona nk'itegeko ryacu riravuga riti umuntu wasambanyijwe ku gahato, watewe inda akiri umwana. iyo turebye imibare y'abana bapfa bazira gutwita bakiri batoya, kuko umubiri utari wanagira n'ubushobozi bwo gutwita yanda, ni benshi cyane. biri mu mibare yongera muri bihugu byacu, haba mu Rwanda ndetse no muri kano karere, i Burundi n'ahandi muri Afurika. usanga abana batwise batari bageza ya myaka y'umubiri wabo ushobora kugira bwa bushobozi, usanga n'ubundi mu by'ukuri zanda zibahitana. yaba akomeje agashaka kuzayibyara ku buryo busanzwe, ugasanga iramuhitanye kubera ko umubiri utari wagira ubushobozi buhagije. ariko iyo noneho bigeze mu myemerere, navuze ko ntari naribonye, ntekereza ko wa muntu utabyemera avuga ati rwose ntabwo nzakora imibonano mpuzabitsina, n'ubundi ntabwo azatwitana, n'ubwo azakenda no gukuramo yandi. ariko twabonye ko hari impamvu ushobora gutuma unatwita utanabitekereje, utanatekereje gusambana. iri tegeko rero ryaje gufasha wa muntu n'ubundi uri bufate cya cyemezo akajya muri za nzira zigoranye, ugasanga bwa buzima bwe burahagendeye. ari nayo mpamvu ari ikibazo rwose kigoye, gisaba kwishyira mu mwanya wa wundi ufata icyemezo. ntabwo ndimo kumva wenda abantu babaza, abenshi bamaze kubaza ari abagabo. ndizera ko turi bugire n'amahirwe abagore bakabaza n'abakobwa. ndibuka no muri ino deba itangira wasanga nyine ari abagabo bavuga bati nta muntu ugomba gukuramo inda, ariko utagiye ngo wishyire muri cya cyimbo cya wa mugore cyangwa wa mukobwa uri bukeneye gukuramo inda, rwose biragoye kubyumva. muvugane nabo, nkatwe twafashe umwanya tujya muri prison tuganira n'abakobwa n'abadamu bari bafunzwe, kugira ngo mwabonye ko igihugu cyacu cyatewe n'intambwe bakabona imbabazi perezida akabababarira. kenshi wasangaga cya kintu cyatangiye gihuje umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umuhungu, byamara gukomera ugasanga bisigaye ku mugore gusa. ukavuga ati naramuhamagaye usanga na telefoni yavuyeho ntiyongera no kubyitaba. kugira ngo rero agire ahantu afata cya cyemezo rwose biba bimuremereye cyane, ku buryo
kugira ngo ubyumve byasaba ko wishyira mu cyimbo cye ukajya muri kugira ngo urebe ibibazo arimo guhura nabyo nibwo wamwumva. Rero hari impamvu nyinshi cyane kandi twagiye tubona washyiraho amategeko akarishye wagira gute, ahubwo bituma ibibazo birushaho kuba byinshi, aho kugira ngo umuntu abe yakoroshya abafashe anabahereza ubuvuzi bwiza butuma ingaruka zigabanuka. Wari uvuze uti nizere yuko mubabaza hari buze kubamo abakobwa cyangwa se n'abagore. Ndebye hakurya hariya mu kirahure mbona baranshira amarenga bavuga bati kugeza ubu rwose mu bari ku murongo ntawe turimo tubona. Reka abateze amatwi radiyo ijwi rya Amerika rwose, mwa bakobwa mwe, mwa bategarugori mwe, aho muri kuri iki kibazo nimwandike, mujye kuri Facebook namwe mutange ibitekerezo byanyu, muduhe nimero zanyu tubahamagare mugire icyo muvuga, kubera ko iki kibazo nimwe kireba. Urubuga mwiruharira abagabo gusa. Radiyo ijwi rya Amerika rero mu kiganiro muri Sanga ndatekereza yuko tushobora kuza guhura n'ibindi bibazo cyangwa se ibitekerezo bisa na kiriya cya Anselme Ngendakumana. Ariko noneho ku murongo wa telefoni turi kumwe na Jimmy. Nta mugabo umwe urahari? Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego. Uherereye he Jimmy? Usanzwe ndi muri Kongo Kinshasa mu karere ka Masisi, n'aba n'umunyamakuru kuri radiyo imwe ikorera muri ako karere yitwa radiyo Asafi Barize FM. Kuri iyo ngingo ndagira ngo tunyarutse kuri iyo ngingo yerekeranye no gukuramo inda. Mbona ko iyo ngingo yemewe kabisa, yari igombwa no kujya ishyirwa mu mategeko, kuko hari igihe usanga umuntu atewe inda akayiterwa n'umuntu bafitanye isano hafi mu muryango, ku buryo ki uwo mwana kuvuka bikaba bishobora kuvamo amahano. Urugero ni ibintu bigenda biba hirya no hino. Urugero, umwana agatera nyina inda cyangwa se umugabo agatera umwana w'inda. Ese aho ngaho urumva ko uwo mwana yazakura yita se ngo iki? Umwana akakura atiga papa, n'uwo yabyaye akakura ati papa, wenda hatasi ati sogokuru. Urumva ko ni ibintu bikomeje kujijira abantu cyane, ahubwo byagakwiye gushyirwa mu mategeko kugira ngo igihe umuntu aguye mu kibazo nk'icyo ngicyo bajye bareba ese kuri iyi ngingo itegeko rivuga iki. Urundi rugero tena, hari umukobwa ushobora kuba agenda mu nzira akaza guhohoterwa, aho ngaho birumvikana iyo nda igomba kuvamo bitewe n'uko yayitwaye mu buryo nta bushake bwari burimo. Komeza Jimmy, komeza ndakumva. Ndabahereza urugero nk'uko bisanzwe nyine hano iwacu Masisi, usanga ama-ONG agenda agasansibiliza, ama-ONG agenda agasansibiliza abantu ati niba uhuye n'umugizi wa nabi mu nzira akaza kuzifata ku ngufu, ugomba kwirukanira ku bitaro bakagupima bakareba ko adashobora kuba yagutera inda. Ni ukuvuga ngo ariko nabwo bakagenda bwarimika ati amasaha 24 ntakarenge utaragera ku bitaro, kuko kugera ukuyemo inda baguhaye imiti ikica utwo dukoko tuba turi mu mubiri two gutuma udasama. Amasaha 24 atarashira ntabwo uba wishe aho ngaho kabisa, ntabwo uba wishe ikiremwa muntu, kuko ntabwo kiba cyari cyakabaho nk'uko tubizi, nk'uko dusanzwe tuzi ukuntu bigenda muri segondasiyo. None se Jimmy, reka nkubaze, aho ngaho usa nk'udushushanyiriza, wavuze ko uri umunyamakuru aho ngaho i Masisi, ikibazo cyo gutwara inda ku bana bataruzuza imyaka y'ubukure kimeze gute, wowe ubikurikiranira hafi? Aha ngaha kabisa i Masisi ikibazo cyo gutwara inda ku bana bataragera nk'uko bisanzwe biteganywa n'amategeko ni imyaka 18. Umwana utaragera imyaka 18 aba akibarwa ko ari umwana, ntabwo yaba akiritswe nk'uko ino dusanzwe tubivuga. Tuvuye ku by'amategeko, tuvuye ku by'amategeko tukajya ku bikorwa.
tuvuye ku by'amategeko ateganya tukajya ku bikorwa, aho ngaho abana batwara inda bataruzuza imyaka y'ubukure baragaragara cyane. abana baragaragara cyane kabisa, ahubwo ku kibazo cy'amategeko ni ko usanga ababyeyi babo iyo agize umwana we agatwara inda atari yuzuza imyaka y'ubukure, aho kugira ngo afate uwabikoze amushyire mu mategeko hamwe, usanga bagenda bakicara bakihuza iyo ngiyo uwabikoze bakamushyira amafaranga, ibibazo bikarangirira aho ngaho. Ibyo bikaba biri muri bimwe biteje icyo kibazo gikomeye kugenda kibata akarere ka Masisi, bitewe n'uko ababikora batabashyira mu mategeko, bityo abafite amafaranga yo kuba batanga igihe bakoze ayo marorerwa ntabwo bayatinya, kuko baba bazi ko bari buyatange amafaranga, ikibazo kigakemuka. Jimmy Ntamugabo, umwe mu karere ka Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo utanze. Reka twambuke tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, sinzi ubanza tugiye mu Burundi kwa Deogratias Haragakiza. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego, murakoze cyane. Uherereye he mu Burundi? Mboje mu Burundi, ni ngaka mugwa mukuru Burundi ndi Bujumbura. Ye, ni ikibazo ni igitekerezo? Mbojewe ni igitekerezo. Komeza. Ku mazina yanjye nitwa Deogratias Haragakiza. Uranyumva? Komeza rwose, urumvikana ku ijwi ry'Amerika. Nkaba nditagira cyurongo ishyirahamwe yitwa Association pour une démographie responsable adaptée à l'environnement ANSIG. Mu Kirundi ishyirahamwe gishinzwe kurwanya igwirana ry'abantu nirenze urugero ribangamira ibidukikije soko y'ubuzima. Hanyuma igitekerezo mfize nabonye muvuga ku bijyanye n'itegeko leta y'u Rwanda ishobora gushyiraho, ishobora gufasha ko abantu bashobora gukora inda batabyifuza, bashobora kuzikorora, cyane cyane abantu b'abana. Kuri jewe naniyumvira yuko ahubwo gusa itegeko niba rigiye kujaho igikuba cyiza cyane leta y'u Rwanda baratekerejeho. Oya, ririho hubwo, ariko gusa ntiyarareke sabwe ririho ryagiyeho rirongera riravugururwa ejo bundi mu 2018. Okay, iryo tegeko ntiba ari itegeko ryiza cyane, ahubwo niba mu kuryubahiriza rero ntibaryubahirize ku bana gusa, barabe baryubahirize no ku bantu bakuze. Kutugiye kuraba muri Afurika urwego rw'igwirana ry'abantu turiko, ni ngombwa yuko boshyiraho itegeko bakoreza umuntu wese, ku buryo yaba umwana cyangwa undi muntu akuze abonye ko yagomba kubyara atabyifuza agashobora gukuramo iyo nda. Deogratias Haragakiza, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo utanze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane namwe ku ijwi ry'Amerika. Umunsi mwiza. Dr. Kagaba, rero wumvise ibitekerezo bya Jimmy Ntamugabo umwe na Deogratias Haragakiza. Ngira ngo Deogratias ibyo arimo kuvuga ntabwo bitandukanye na bimwe wavugaga kare. Numvishije ibyo Deogratias avuze, n'ibiganiro ngira ngo niwabo birimo biba cyangwa biza mu minsi imbere, kubera ko iri vugurura ry'amategeko ntabwo u Rwanda rwateye intambwe, ariko hari n'itegeko dufite ririmo riganirwaho mu rwego rwa EAC cyangwa se mu miryango uyu muryango w'ibihugu bitandatu bya Afrique de l'Est, ibihugu by'iburasirazuba bwa Afurika harimo n'u Burundi. Deja hari itegeko rireba ku buzima bw'imyororokere, zimwe mu ngingo zirimo ziganirwaho wenda dushaka ibihugu byose byateye intambwe ni izijyanye no gukuramo inda. Turazi ko neza n'itegeko twifuza ko ryatorwa mbere y'uko n'umwaka urangira. Hari ibiganiro birimo biba, ndetse iriya nteko nshinga amategeko ya yara irimo kubiyobora kugira ngo ibihugu byacu ari bitandatu, ni ukuvuga u Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania na South Sudan bashobore gutora iryo tegeko. Ziri mu ngingo mu by'ukuri iyo zigarutseho, kuko n'iwacu byagenze, ngira ngo n'iwacu iyi ntambwe turimo tuvuga itwaye hafi imyaka 10, kuko ibiganiro bigitangira ntabwo byari byoroshye, harimo abantu batabyumva, ariko yo habayeho gusesengura, umuntu akareba imibare y'abari abana batwara zanda batabyifuza nuko birangira, tukareba n'ababyariye mu rugo. Ababyariye mu rugo nabo turebye noneho wa wundi utanayivuyemo akabyara, afite imiryango ibirukana, ikabaheza, ikabirukana mu rugo. Genda gusa nka biriya Jimmy yavugaga bibera muri Congo,
ugasanga imiryango iramubwira iti rwose genda usange uwayiguteye. Ababyeyi b'umwana kubera ko wa mwana yagize bya byaha bagatwita bakamwirukana, none ugasanga wa mwana mushyize hanze adafite n'ubushobozi, hagatangira kuza abantu basa nk'aho baje kumufasha cyangwa bamufitiye imbabazi, ugasanga nyuma y'indi imwe aho bahise bamutera n'iya kabiri. Nk'uko tubibona nk'umuryango ukorana nabo, ugasanga nyuma yo kubyara abana babiri bibaye ngombwa ko abasiga akajya gushaka akazi, akaza akaba umukozi wo mu rugo i Kigali cyangwa mu wundi mujyi, bagatangira nk'uko bisanzwe umubiri urabikenera, iminsi mike akabyaye umwana wa gatatu, ugasanga aho kugira ngo asubire iwabo naho biragoranye cyane, agahita ajya gukora wa mwuga tuzi wo kwigurisha, akabaye umukobwa ukora uburaya mu mujyi. Ugasanga ni ikibazo kigenda kiba urusobe, ku buryo rwose intambwe nziza yagombye guterwa ni ukubafasha twumva ko bano bana bafite inshingano zo kubaha amakuru ahagije, ko bagomba kwigishwa, ko uwabyaye hagomba kujyaho za politiki zo gufasha agasubira mu ishuri, ababyeyi ntibamuteranaho bakabona ko aribwo bakeneye kumufasha akagira ashobore kwirinda. Ariko usanga sosiyete yacu isa nk'aho iterana na bano bana, basanga ibyatangiye ari ikibazo cyo kwishimisha, kandi kitari ke wenyine, kubera ko afite uwamuteye inda, we wasigaye usanga we ntacyo, hari n'igihe tutamenya uwo ari we, ashobora kuba ari inshuti ye, ashobora kuba undi wamusambanyije asambanya umwana. Ndimo kuvuga inshuti ye kugira ngo none ntitumere ko n'abana hagati yabo bashaka gukundana kandi nabo ari uburenganzira bwabo, ariko noneho wa wundi wamusambanyije amurusha imyaka, ugasanga akomeza aho ngaho ntagaragaye, ngira ngo no kumenya uwo ari we biragoranye, aho ugasanga wa mwana niwe bigizeho ingaruka. Utabivuze kubera gutinya ababyeyi nabyo bibaho, agahita yihutira kujya kuyikuramo mu buryo bwa bundi navuze bushobora kumuhitana, kubera ko yatinye no kubwira ababyeyi be ko yanasambanye, kuko uretse no gutwara inda ntiyemere no kuba yanavuga ati nakoze imibonano mpuzabitsina. Ibyo rero birasaba ko n'ababyeyi rwose bafata iya mbere bakabyumva, abana bakabigisha, bakareba ko abana bafite amakuru ahagije, bakabohereza aho bashaka kubona amakuru. Umwana akakwisanzura akaba yakubwira ibimwe mu bibaho, nk'ubu nubwo itegeko ryavuguruye, wenda nahezwe ntibigarukaho nyuma, reka mbivuge, turacyafite imbogamizi ikomeye cyane, kubera ko nubwo itegeko ryavuguruwe, ariko ku mwana haracyasabwa yuko agomba kubona uburenganzira bw'umubyeyi, ibyo twita, kubera ko itegeko ryacu rirebanye no kwivuza no kujya kwa muganga gusaba serivisi, bisaba ko iyo ari umwana ukeneye gukuramo inda, agomba kuba ari hamwe n'umubyeyi kugira ngo umubyeyi ari we umusanira. Yego tuvuga yuko iyo binaniranye, umwana atumvikanye n'ababyeyi cyangwa ababyeyi hagati yabo ntibumvikane, icyifuzo cy'umwana niko cyubahirizwa. Ariko umwana araduhamagara akatubwira ati rwose ntabwo nabwira ababyeyi banjye ko natwite, babimenye mama yakwiyahura, papa yampitana, ntabyo ndi buvuge, ni mumfashe cyangwa niba mutamfasha mu ndeke ndashaka ubundi buryo. Mwe rero mugasanga bikwiriye koroshywa. Yego haracyarimo, ndetse ushime yuko n'ibiganiro turimo dukora turavuga se, ese umwana wese akeneye gusabirwa, uje kwivuza wenda n'indwara isanzwe, ni ngombwa ko ababyeyi bamuherekeza? Ese umwana ufite imyaka 15 ntabwo yaza kwa muganga akabwira muganga ikibazo afite, muganga akamuvura, atari ngombwa yuko ajya guherekezwa n'ababyeyi? Iyo ni deba turimo dukora, kandi turizera ko nabwo hatewe indi ntambwe, icyemezo cyo gushaka yuko umuntu aherekezwa n'umubyeyi kikavaho, bishobora kuba imwe mu ntambwe yabishimishijwe nanone. uburyo aba bana bashobora kwisanzura. Yego Dr Kagaba, ndagira ngo Ruhamya Ali na Jean Marie Tuyisenge bambabarire gatoya, ndabizi ko bategereje umwanya munini, ariko mbanze nkubaza aka kabazo, mu kanya turabagarukaho tubaha ijambo. Ibyo bintu mushaka gukora byo kuvuga muti abana bahabwa uburenganzira, wenda itegeko ribadohorere be kwirirwa baherekezwa n'ababyeyi, ntubona ko noneho ikibumbiro kizapfana amazi? Ndashaka kuvuga ko noneho bazavuga bati tubonye ubwigenge, tuzajya tubikora iwacu be kubimenya, tunazikuremo be kubimenya, noneho bikarushaho kumera nabi. Ntekereza ko uko kwisanzura ntabwo ari ukuvuga ngo umwana bamuretse yisanzure gusa, ni ukuvuga ngo ni ibintu byose bigomba kugendana hamwe. D'abord umwana agomba kubona amakuru ahagije, niyo mpamvu navuze ngo muri gahunda y'inyigisho bagomba no kubona
ubumenyi n'amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere. Umwana akamenya ko nakora imibonano mpuzabitsina dore ingaruka zirimo n'izi, akamenya ko ashobora kuvamo cya cyorezo cya sida, ashobora kuvamo yanda, indwara zindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina, akamenya ayo makuru yose ko yagombye kumenya icyemezo afashe akagifata abizi. Ariko niyo umwana akubwiye ati mfite imyaka 17, mfite mushiki wanjye dukundana ufite 17 cyangwa 16, ukamenya ko ibyo nabyo bibaho, ukababwira ko bagomba kwisanzura, kuko n'utabemerera ntabwo urimo kubuza ko bya bindi biba, ahubwo iyo bimubayeho arahita yirukanka akajya gukoresha bwa buryo bagenzi be bamubwiye, ugasanga biranamuhitanye. Dufite abana benshi cyane baza kwa muganga ugasanga ntacyo wakora uretse nyine gusanga aho bigeze abaganga yasanze mwana yayikuriyemo avurira yarangiritse cyangwa yagize infection ni ukuvuga ngo yagize za complication, afatira aho bigeze. ibyo bamukorera biba rwose biri limite, ushobora gusanga inamuhitanye, ashobora kuza kwa muganga ari muri ya faza ahita apfa. Niyo mpamvu iyo turebye iriya tegeko hari abibeshya ngo itegeko ryarafunguye, ariko buriya gukuramo inda ntabwo ari icyemezo kibagirwa n'amategeko, cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari icyemezo wavuga ngo ni uko washyize itegeko cyangwa utarishyizeho. Ni byiza ko buri muntu wese agira amakuru ahagije akifatira icyemezo, kandi agafata icyemezo gikwiriye kubera ko afite amakuru ahagije. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Reka twakire Ruhamya Ali na Jean Marie Tuyisenge. Turahera kuri Ruhamya Ali, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego murakoze. Wakoze kandi gutegereza Dr. Kagaba, hari ibintu yasobanuraga ku buryo burambuye. Wowe rero uherereye hehe Ruhamya? Ndi Kigali ahitwa Kimironko. Uratanga igitekerezo cyangwa urabaza? Ndamubaza ngewe. Yego, komeza. Ndagira mbaze Dr. Ese ubushakashatsi bakoze abana babonye batwaye inda bitewe n'ubukene ni bangahe? N'abana batwaye inda bitewe na victim ari ikoranabuhanga like WhatsApp, WhatsApp, Facebook n'ibindi ikoranabuhanga ni bangahe? Kuko akenshi usanga ari byo bibashuka, zino telefone nino zino smartphone ugasanga nizo zirimo kumushuka. Ikindi kibazo cya gatatu ngira ngo mubaze nanone cya kabiri, kuko cyari cya mbere. Cya kabiri, ese gukuramo inda ujya kuri centre de santé, ujya kuri hôpital, ujya clinique, ujya hehe? Ese kugira ngo ujyeyo bisaba iki? Kugira ngo ujye aho ngaho baradusobanurira aho bisaba iki, witwaza iki? Ese ibyo bikorerwa kuri mituweli, niyo insurance bisabwa wikorera, ujya kuyikuramo 100%, uza kwirihira ibikoresho uza gukoresha ni 100%. Ruhamya abaje ibibazo bikomeye, ntabwo navuga ko tubifitiye ubushakashatsi, ariko wenda numva ari bumwe mu bushakashatsi bukeneye gukorwa. Kandi akoze neza kwibutsa ikintu cya WhatsApp. Iyo tuganira n'ababyeyi muri ino minsi dusanga gukomeza kurera dutekereza ko kudahereza abana amakuru batazayabona ntabwo ari byo, kubera ko dufite ikoranabuhanga ryaje aho umwana ajya kuri telefone isanzwe ashaka no kuyapfuna akayireba, kubera ko nta buryo buhari buri kontrole abana babona amakuru. Kandi amwe mu makuru menshi cyane ariko no koranabuhanga ntabwo ari amakuru y'ukuri. Uvuga umwana arareba, baba basambana akabibona, baba ibyo abandi bavuga akabibona,
noneho agatangira no kuba yanabikora hakiri kare bitandukanye wenda n'igihe cyashize hambere, kubera ko uyu munsi ya makuru udashaka kumubwira, ya mibonano mpuzabitsina udashaka kumubwira kugira ngo amenye ibyo ari byo byose, ashobora kwifatira amakuru. ubu ngubu arabibona kubera ikoranabuhanga. hari ahantu usanga barimita bakavuga bati niba hari abana ibi ntibyemewe, ariko hano iwacu kubera ko ikoranabuhanga ryaraje kandi turarikunze, hari byiza byinshi tugezaho, ariko tugomba no kumenya ko ririmo ryerekana abana ibintu twagombye kuba twarabonye umwanya wo kubasobanurira ntibazabone amakuru atari yo. Ntekereza ko rero dukeneye wenda kureba ubushakashatsi, ariko cyane cyane tunareba uburyo b'abana babona amakuru ahagije. Ariko reka mfate nk'urugero, igihe twagiye gukora ubushakashatsi kureba ubwo ni imbere navuga mu 2011 2012 mbere ko dutangira bino biganiro byo kuvugurura amategeko, nk'abagore twasanze bafunze cyangwa abakobwa muri prison, nababwira ko abenshi bari babandi batarangije na primaire, bari babandi bakoraga ahantu batuye mu makaritsiye, ya makaritsiye umuntu utwite abantu bose babibona, babona ko agitwite bagahita bamurega. bivuze ko ubukene rwose buri mu mpamvu zimwe zishobora kuba zituma ba bantu batuye ahandi, wa muntu ubuzima bwe burisanzwe kubera aho atuye bahita babibona. niba yari umukobwa ukora mu kabari akaba babonaga atwite bakongera bakamubona adatwite bagahita bavuga ati inda yawe yagiye hehe, ariko ugasanga rwose abo twasanze urebye imyirondoro yabo bariya abana babariwe abenshi ni abana baturuka ahantu hatifashije bafite ubumenyi bukeya. kuko uko ubumenyi bwiyongera umwana w'umukobwa ufite ubumenyi ashobora kuvuga ati nakoze imibonano mpuzabitsina y'ino joro, reka ngende mfate ikinini, ikirindi wenda kiragura amafaranga ya nayo akakibona kubera ko afite ayo makuru akakigura, bigatuma nibura adatwara ayandi, hagasigara ikibazo cyo kumenya ngo se wenda sinakuyemo indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. rero niyo mpamvu dutekereza ko abantu bose babonye amakuru byagira akamaro. Reka tujye ku cya kabiri, amasaha arimo aradusiga, dusigaje iminota 13 gusa. Ikibazo cya kabiri rero, itegeko rivuga yuko umuntu wemerewe gukuramo inda ni muganga no kuvuga dogiteri. uyu munsi turebye sitiri yacu ya sante, abadogiteri basanga muri hôpital de district, ni ukuvuga ibitaro bya district, wafashe nka Kigali, ubwo ni ibitaro bya Muhima, ibitaro bya Kibagabaga, ibitaro bya Masaka. ibyo ni ibitaro, ariko noneho na clinique privé ziremerewe ku rwego rwa polyclinique, ni ukuvuga ngo nazo zirimo abaganga. iyo ni limite igihari yuko umuganga ari we ubyemerewe. yagiye kwa muganga rero urabaje ufite mituweli iramwishyurira, yego mituweli iramwishyurira. ikibazo tugifite gusa ni uko bisaba mituweli gisaba transfert. iyo ashoboye kujya ku kigo nderabuzima agasaba transfert, kuko iyo winjiye mu bitaro ariho winjiriye, kuko niho ugomba gutangira hambere, ubwo ntabwo ufite transfer ya mituweli. transfer ngo uyibone ni uko ujya ku kigo nderabuzima, ikigo nderabuzima kikaguha transfer, kuko itegeko rya mituweli riteganya ko utangirira hahandi hasi ugenda uzamuka. ibyo rero turimo turabiganira n'inzego zibishinzwe kugira ngo habeho harmonisation cyangwa se guhuza, ku buryo wa muntu uje mu bitaro ntibamusabe transfer, ahubwo bahita bamuha serivisi byihuse. igihe rero kuba yakwishyurirwa na mituweli cyangwa ntishyurirwa na mituweli biterwa n'igihe afite transfer cyangwa adafite transfer. nta zindi impamvu ni za zindi zemewe n'itegeko. umugore araza akavuga ati iyi nda muganga mfite nafashwe ku ngufu, ukandika ibyo ngibyo, umugore akagusinyira ko kubwije ukuri ko impamvu ahisemo impamvu yayindi bamaze kumukorera bwa bujyanama. niba ari umwana, aho birumvikana n'umwana, kwa muganga bakamuha serivisi agakurirwamo inda, kandi iyo bikorewe kwa muganga rwose nta ngaruka zihari kuko kwa muganga babikora neza. Ku murongo wa telefone reka twakire Jean Marie Tuyisenge, bambwiye ko agarutse. Jean Marie Tuyisenge, uranyumva? Jean Marie Tuyisenge ntago tumwumva, reka tujye kwa Innocent Nduwimana. Innocent Nduwimana, uranyumva? Yego. Uherereye hehe? Ramukanyosha mu gisagara cya Bujumbura. Zimya radiyo cyangwa wigire hirya gato. Uwo muziki wawe rwose urimo uratugeraho, kandi turimo turasiganwa n'amasaha. Ngaho rero bazi ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo, Innocent.
ikibazo cyangwa icyerekezo icyo nabona kijya kibazo bari bavuze yuko cyo gukuramo inda mu kubigewe kijya kibazo mbona yuko kidakenewe ngaha mu gihugu cyacu cyangwa mu karere kacu ntibikenewe. Urakoze cyane. Yuko cyoba ari icyaha kandi cyoba ari akarengane ku byiza berekeza nk'uko nyine byahora kera umuntu agatwara inda akayitwara atari ngo batange ngo uburenganzira bwo gukora inda ujye bazi wishe kari icyaha kandi ukoreye inda kari icyaha icyo nubona uburekeza aya mategeko yahahora nyine ibyo nabyo bakajyana hirya bakarekera abo bahanzi. Urakoze cyane Innocent. Urakoze ugira umunsi mwiza aho ngaho mu Burundi. Reka twakire Jean Marie Tuyisenge uri ku murongo. Jean Marie Tuyisenge ntabwo ari ku murongo. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Umutumirwa wacu ni Dr Kagaba Aphrodis. Dushigaje iminota 8 gusa. Dr Kagaba, iyo abana nk'abo baje bakugana, uri umubyeyi, uri umupapa, akakubwira ikibazo nk'icyo ngicyo, ubibona ko agiye gukuramo inda, wowe muri wowe mu marangamutima yawe wumva umeze ute? Urakoze cyane. Giswe kumbazwa ikibazo kitoroshye abantu benshi bakaba banakimbaza kenshi. Ntekereza ikiri bube aramutse uwo mwana adafashijwe. Nk'umuganga nagiye mpura n'izoka, ariko cyane cyane yaje asaba serivisi cyangwa asaba inama, tugira umurongo wa telefoni bahamagaraho babaza bakeneye ubufasha. Mpita ntekereza ikigiye gukurikiraho. Atekereza uwo mwana najya gukura mu yanda ahari bujye ingaruka azagira. Rwose numva nakora ibishoboka byose nkamufasha nkamwohereza kwa muganga, kuko mba ntekereza ko kujya kwa muganga hari amahirwe y'uko ubuzima bwe umuntu yabusova. Kujya kwa muganga bakamukorera bwa bujyanama bwose, bakamubwira ibishoboka byose, yamara gufata icyemezo avuze ati yewe yashyiramo gukomeza akayitwita, agakurikirana kwa muganga ko icyangombwa gikeneye umugore cyangwa umukobwa nawe wihitiramo, niyo yahisemo cyangwa se akavuga ati ngewe umwana ngiye gutwita, agakurikirana kwa muganga ku buryo bamufasha muri ya nzira akazabyara neza. Ariko niba yahisemo kuvuga ati ngiye kuyikuramo, akajya kwa muganga, ko natajya kwa muganga nutamufasha uraba umwohereje muri ya nzira iri buhitane ubuzima bwe. Iyo mbitekereje rero muri ubwo buryo, numva abo bana bakeneye gufashwa, cyane cyane ko akenshi usanga anatinye no kuba yabibwira umubyeyi, kubera ko turacyarira tubwira abana ko rwose nta mibonano mpuzabitsina. Nibyo pe, ni nako tugize amahirwe y'abana benshi bagombye kwifata, ariko uko ubuzima bugenda buhinduka, ibyo abana babona, amakuru bakura kuri bagenzi babo, nabo bagira relasiyo, bagira urukundo. Iyo turebye ibihugu byacu bikirera gutya ariyo nzira yonyine, turacyafite ikibazo cy'abana benshi babyarira mu rugo. Turacyafite impfu ziri hejuru z'abagore n'abakobwa bapfa babyara, ugereranyije n'ibihugu byashoboye gufasha ba bana bakabigisha. Niba n'umwana ahisemo iki n'iki akamenya ko hari agakingirizo, dusanga ibyo bihugu byafashe iyo nzira, bateye intambwe, bagabanya impfu z'abagore, bagabanya impfu z'abakobwa, ndetse banatera intambwe y'uko inda igera ahantu umuntu agatwara inda uko bishaka. Twebwe rero tukivuga y'uko ibi n'ibi tugasa nk'aho duhisha ntiturebe ukuri kuntu guhagaze uyu munsi. Niyo mpamvu tugifite ibibazo bikomeye bisanga abana b'abakobwa bya 20 babyara buri mwaka, abagira ingaruka ngo ntabwo tuzi umubare wabo, abava mu ishuri, abo ubuzima bwabo buhinduka bakaza kuba abakozi mu rugo, bakava ku bakozi mu rugo bakazajya gukora umwuga w'uburaya, ugasanga harimo kwandura sida. Iyo turebye uyu munsi imibare y'ubwandu bwa sida mu bagore bariya bicuruza, umubare uri hejuru cyane, hafi 30% usanga mu by'ukuri rwose ibihugu byose bigomba gutera intambwe kugira ngo dufashe bariya bana. Dutangire mu miryango, ababyeyi bigisha abana bagira amakuru ahagije, bakompanye muri ubwo buryo bwo kwirinda, birinde za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kugira ngo dushobore gukumira za ngaruka zindi zishobora kubaho hatagize igikorwa.
uyoboye ikigo abantu bamwe bashobora cyane cyane nk'abakigana bashaka ubufasha bashobora kwita nyakubyara ariko abakinenga bakacyita nyakurekwa. Kuba uhagaze hagati y'izo mpande zombi wowe nk'umuntu n'itsinda ryabo mukorana mugaragara mute mu muryango nyarwanda, mubona babumva cyangwa hari ibibazo byihariye muhura nabyo kubera ibintu bikomeye mufasha mw'abantu cyangwa akazi gakomeye mukora? navuga yuko ntabwo byoroshye ariko mbona urugendo ko rugenda dutera intambwe, hari abantu benshi bagenda babyumva, cyane cyane ko nshima igihugu cyacu, inzego buriya ibintu bishingiye ku makuru ya nyayo, ibyemezo birafatwa kandi ukabona ko dukomeza gutera intambwe. Harimo rero navuga nko mu myaka 10 ishize harimo rwose wabonaga imyumvire kuri zino suje zimwe zikomeye, hari abantu benshi batabyumva, ariko uyu munsi iyo ndebye debate igeze usanga tugiye dufite abantu benshi cyane rwose bagenda babyumva, ku buryo usanga hari abifuza kudutera aya mabuye ariko hari na benshi bashima akazi dukora, ari nabyo bitwongera imbaraga zo kuvuga duti aba bantu tuvugira barahari kandi tugomba gufata ingamba. Kandi imiryango nk'iyi yacu n'ubundi ibereyeho kureba bya bindi bidakorwa neza kugira ngo dufashe cyangwa se dukore ubuvugizi, ababishinzwe babikore neza, kuko ntabwo umuryango usimbura izindi nzego, haba hari inzego ariko no kuvuga kuri bino bibazo ibibazo byo mu buzima bw'imyororokere, bya bindi turebe tuvugire ba bandi, bigenda bifasha ku buryo n'abantu ufata icyemezo agifata yabonye amakuru yose, kurusha gusa ko iyo abantu badafite amakuru njya mbibona nk'iyo tugiye mu nteko ishinga amategeko itegeko ririmo riganirwaho ukabwira uti rwose hari naho bimeze gutya, hari naho bimeze gutya, bituma wa muntu ugomba gufata icyemezo niba ari itegeko agomba gutora aritora ariko yamaze kumva ishusho y'ukuntu ibintu byose bihagaze. Ikigo rero dukora mu by'ukuri gikora ku kibazo cy'ubuzima kandi n'uburenganzira bwa muntu, mbona rero ikigo nge navuga gitanga umusanzu wacu ko gishoboye. Birumvikana yuko muri sosiyete hari abashobora kubona ukundi, ariko rwose nemera ko ibyo dukora ari ibintu bikenewe, cyane cyane iyo ndebye urugendo tumazemo imyaka irenga 10 n'ingahe n'ibimaze guhinduka, numva biduha ingufu zo gukomeza kureba uburyo harushaho kubaho amategeko anoze atuma ubuzima bwa buri munyarwanda wese, ubuzima bwa buri muntu wese burushaho kuba bwiza, aho kugira ngo tugire abo dutererana kubera ko tudafite amakuru. Dusigaranye umunota umwe, fatamo amasegonda 30 niba hari ubutumwa wifuza gutanga tutaganiriyeho muri iki kiganiro. Dr. Kagaba. Mwakoze cyane, icyo navuga mwakoze cyane kudutumira ngo dukomeze kuganira kuri ino suje mu by'ukuri toroshye, ngira ngo babonye ko mu bantu twaganiriye bose ni suje dukunda kuvuga inshuro na turi abagabo, kandi mu by'ukuri bigeze gutwara inda no kuyikuramo ni ikibazo navuga ko kiri abagabo n'abagore, ariko cyane cyane abahura n'izo ngaruka ni abagore. Urabona ko ni ikibazo kitoroshye, sosiyete yacu ifite ukuntu yamaze gukategoriza, hari abantu bamwe batemerewe kukivugaho kubera ko bashaka kubonwa, hari n'abagiye batubwira rwose ibintu mukora turabishima ariko sinabivuga ko sinshaka ko mbona yuko bishyigikiye. Ikibazo rero gikomeye cyane, numva tugomba gutera intambwe tukagabanya akato, tukagerageza igihe cyose twumvishije ibintu bishyashya cyangwa se tutumva, tukagira umwanya wo gutega amatwi tukumva impamvu wa muntu ujya gukuramo inda kubera iki, impamvu wa mwana murakoze cyane. kandi urakoze cyane Dr. Aphrodis Kagaba, umuyobozi w'ikigo HDI ikinyarwanda kifasha mu bijyanye n'ubuzima. Ubutaha nitukwiyambaza uzatwitabe. Reka nshimire namwe mwese inshuti mwari muteze amatwi ikiganiro muri Sanga, nshimira na ekipe twakoranye, Jendene Cyubahiro hariya hakurya wamfashije kwakira telefoni, kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu, Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu, mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu, mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye
igisubizo cyacu